gusoma mu gitabo cya Maraki, turasoma ibice bitatu umurongo wa 10. Ni kuri page ya 881 mu isezerano rya kera. Ni igitabo cya nyuma mu isezerano rya kera. Abahageze reka dusome, ni page 881 umurongo wa 10, ibice bitatu. Haravuga ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho ni mubingeragereshe, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko nazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. Reka twongere dusome muri Petero wa mbere Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 10 nanone, ni kuri page ya 240 mu isezerano rishya. 4:10 aravuga ngo kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana kuko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana kuko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka twubahe Imana dusenge. Murengezi mwiza, Mana yacu bwite, mubyeyi udukunda, turagushimiye cyane, tugushimiye ko tugiye kumva icyo dushakaho muri iki gitondo. Ndakwinginze ngo ntagire gushaka ko umuntu kugaragara, reka gushaka kwa Imana ishobora byose kugaragare, udusobanurire kandi uduhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwiga ijambo ritoya mu minota mike dusigaranye, rivuga ku kuba abanyabuntu. Abantu benshi banga gutanga imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo, batekereza yuko ari iby'abapasiteri. Ushobora kugira umuntu umwe ubaza ngo mbese ubona 1/10 n'amaturo bihabwa abandi, akavuga ati bihabwa abapasiteri. Ariko burya ntabwo ariko bimeze, kuko ijambo ry'Imana riduhamirije yuko Uwiteka avuga ngo muzane imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo, murebe ko nazabasukaho imigisha yanjye mukaburaho muyikwiza. Rero abantu twategerezaga gutyo ko imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo ari by'abapasiteri, ibyo ngibyo tubyikure, dutangire tubyikuremo, ndetse uyu mwanya tubyikuremo. Ubwo ngubwo hari nkwajyaga mu rusengero, yatanga amaturo, yabona ejo pasiteri yaguze wenda imodoka nziza, kavuga ati ni muri ya maturo natanze. Ariko ntabwo ariko bimeze, kuko ntabwo iyo migabane ari y'abapasiteri, sibyo? Ntabwo ari y'abapasiteri. Abantu benshi nanone banga kuba abanyabuntu, nyamara atari uko babuze ibyo bagiriraho ubuntu. Abantu benshi banga kuba abanyabuntu atari uko babuze ibyo bagiriraho ubuntu. Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimugira kwizera muzakora nk'ibyo nakoze ndetse murenzeho. Ngo muzakora nk'ibyo nakoze ndetse murenzeho. Bishatse kuvuga iki? Umuntu ashobora kugira kwizera ku buryo ashobora kuririmba ijwi rye ryonyine rikaba ryakumvwa n'utumva. Umuntu ashobora kugira kwizera bitewe na anointing afite, bigatuma aririmba n'utumva akumva indirimbo ye. Amen. Umuntu ashobora kugira anointing nanone ku buryo ashobora gukoza ikiganza ku umurwayi agakira. Ashobora gukoza ikiganza ku wari ikirema nawe agahaguruka. Umuntu ashobora kugira anointing ku buryo ashobora gukoza ikiganza ku wari impumyi, ku wari ufite ubumuga bwo kutabona, nawe agahumuka. Haleluya. Dufite ibintu byinshi, dufite amajwi meza Imana yaduhaye, dufite amaboko yacu, dufite n'ubutunzi bwinshi dufite hano mu isi, ariko nyamara twanga kuba abanyabuntu ngo nta kintu dufite. Abantu benshi batekereza yuko kugira ubuntu ubwo ari ugutanga amafaranga gusa, ari ukugira ute. Ariko iyo mbuto y'umwuka wera iri muri twebwe, iyo mbuto ituma dukora imirimo n'ibitangaza, mureke tuyigeze no muri bagenzi bacu, aho naho tuzaba tugize ubuntu. Haleluya. Umugabo umwe witwa Gandhi, ndakeka ni Umuhinde, bamwe baramuzi abandi ntabwo bamuzi. Ariko igihe kimwe ngo yaragiye kujya muri gari ya moshi, noneho agiye kwinjira urukweto rwe rurasigara. Nkuko waba ugiye kujya mu modoka, bitewe n'inkweto wambaye, rumwe rugasigara inyuma, urundi ukarwinjirana mu modoka. Noneho nawe niko byamugendekeye, abonye ko bigenze gutyo, ageze muri gari ya moshi imbere, afata n'urundi yari asigaye yambaye, aruterera hamwe na rwa rundi rwasigaye hanze. Noneho ubwo abantu babibonye bari muri gari ya moshi, birabatangaza cyane. Ubwo batangira kumbaza kubera iki ukoze biriya, ubwo urabona unagenda wambaye ibirenge. Noneho arababwira ngo mbese umuntu iyo aza gutoragura ruriya rukweto ari rumwe,
rwa rundi rwasigaye imbere, ngo iyo aza kurutora ari rumwe rwari kumumarira iki? ngo ariko nazitora ari ebyiri bizatuma azambara ndetse anezerwe. Haleluya. Icyo bitwigisha ni iki? Ni ukuri tube abanyabuntu, ntacyo bidusaba tuba abanyabuntu. Niba dufite amajwi meza, hari abantu benshi banga kubyinira Imana, ugasanga baravuze ngo wenda kubw'imyumvire mike cyangwa se itari na myiza bafite, kavuga bati ntabwo kubyina mu rusengero hari ibyo ntabyinira, yitwaje ngo ni ibya Satani. Ariko nyamara twabonye yuko Satani nta bintu na bimwe yaremye, nta bya Satani bibaho. Noneho akanga kubibyina gutyo mu rusengero, kavuga ati oya, akagenda akikingirana mu kadushe k'ahantu akajya kubibyiniramo. Nawe azi neza yuko atabibyiniye Imana, none ahubwo ari kujya kwisha ahantu kugira ngo batamubona. Ariko nyamara byari kukubera byiza iyo ubibyinira Imana. Haleluya. Natwe rero mu byo dukora byose, mu bike Imana yadutije mureke tube abanyabuntu. Mu bike Imana yadutije mureke tube abanyabuntu. Imana iricara mu ijuru, ibona yuko dukwiye gucungurwa kubw'ubuntu bwayo ndetse n'urukundo, bituma itanga Kristo kugira ngo ubwo buntu butugereho, kugira ngo izi saha nje nawe tube twicaye aha ngaha twumvira ijambo. Kristo araza aradupfira, Imana itugirira ubuntu. Ariko nyamara twe muri iyi minsi ntabwo tugishaka kubaho nk'uko Data wo mu ijuru abayeho, ntabwo tugishaka kubaho nk'uko uwaturemye uwatubyaye abayeho, ahubwo dushaka kubaho nk'abandi baremwe n'undi. Ariko nyamara ntabwo ari byo bidukwiriye. Mureke tube abanyabuntu, mureke tugere ikirenge mu cya Kristo Yesu. Yesu aho yageraga, ibyo yari yifitemo nk'Imana ntabwo yabijyanaga gutyo gusa. Yageraga ku birema akabikiza, akagera ku mpumyi akazikiza, akagera ku bafite ibibazo akabaha umuti, kuko yari abyifitemo. Natwe rero kuko twamaze kumenya neza yuko nitwizera tuzakora nk'ibyo yakoze, ndetse twe turenze no ku byo yakoze. Kuko rero kwizera kurema, natwe mureke tukugire, maze ubwo buntu natwe tubugire. Haleluya. Mureke Imana dufite muri twebwe itangire igaragare no mu bari batazi yuko tuzi Imana. Kandi dufatire urugero rwiza kuri Gandhi. Yabonye ko umuntu natora urukweto rumwe ntacyo ruzamumarira kazarutaho ngaho, kuko ntabwo agenda wambaye urukweto rumwe, ahubwo n'urundi ararusiga kugira ngo uzazitora zizamubere iz'umugisha, azambare zombi nawe agende yishimye. Reka muhaguruke dusenge Imana. Ariko gusa isomo rizima, mureke tube abanyabuntu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nkuko twese dufite impano zitandukanye, ngo mureke tuzisangire. Niko Petero yanditse, mureke tuzisangire. Imbuto iri muri twebwe mureke igere no mu bandi, kugira ngo ikomeze yere, ikomeze ikure, maze nitugera mu ijuru tuzabone ingororano nyinshi cyane. Mureke rero mbasabe muhaguruke dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye cyane, tugushimiye yuko wemeye ko twumva iri jambo. Data riratubwiye ngo tube abanyabuntu nkuko nawe uri umunyabuntu. Wabonye yuko bitadukwiriye kubaho turi ibicibwa, wabonye yuko bitadukwiriye kubaho turi abanyabyaha dutereye aho ngaho, ahubwo wohereza umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu, utugirira ubuntu. Na n'uyu munsi turacyavuga ngo warakoze, izina ryawe nirihimbazwe. Ndakwinginze rero ngo udushoboze Mwami, nukuri uduhe imbaraga zidasanzwe, udushoboze cyane Mwami w'abami. Nukuri Data we utugirire neza, kugira ngo tubashe kugera ikirenge mu cyawe, kugira ngo tukwigane tukwigireho, kuko ari wowe Data mwiza dukwiriye gufatiraho urugero mu buzima bwacu bwose. Reka utugirire neza, reka ubane natwe kandi utwigishe birenzeho. Data mwiza udusobanurire birenzeho, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.